kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo Urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Urumuri. Abateze amatwi radiyo Urumuri mwiriweho, ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Aya makuru akaba yibanda ku y'u Rwanda kubera uyu munsi mu mateka y'igihugu, dore ko iyi tariki mu mwaka w'1990 ariho igihugu cyagushije ishyano ubwo igice cy'abavukarwanda cyafataga icyemezo cyo gutera igihugu, intambara igatangira. Ubwo kugeza ubwo ibyari intambara byajemo ubwicanyi ndengakamere butarabonerwa izina rihuriweho n'abanyarwanda bose kugeza ubu. Abateye icyo gihe rero bavugaga ko bazanye demokarasi, ko baje guca akarengane ndetse no guca ubuhunzi. Radiyo Urumuri rero yegereye bamwe mu banyarwanda bayibwira uko babona icyo kibazo. Muri urwo rwego twegereye rero Majoro Mupende Michel wari mu bateye icyo gihe, yari mu ngabo za FPR Inkotanyi, uretse ko yaje kuzihunga mu mwaka w'2001. nawe yatubwiye uko abibona. Urakoze Murendahabi. Nkuko navuze mbere mu ikubitiro, urambabarira ngaruke nyuma ho gato mbere y'umunsi nyirizina w'iyambere kwakira gutangira. Mu minsi 2-3 mbere y'iyo tariki, ku itariki ya 28 mu karere k'iburasirazuba bw'amajyaruguru ya Uganda, Kinyarwanda, aho narindi na bamwe mu bakuru muri twe b'icyo gihe babunyenyezi na bantu guteye, twatangiye imyiteguro yo kuzagenda urwo rugendo rurerure mu bwihisho, mu bwiru bukomeye. Ubwo kuri 28 twatangiye ibikorwa dukusanya ingabo tuzishyira ku makusanyirizo mu bigo bya gisirikare, mu masantere ndetse no mu biturage, ariko dukusanya n'intwaro, ariko dutunganya n'imodoka za transport zizabajyana, kuko byose byari mu bwihisho, byari mu bwiru. Ntabwo twari dufite imodoka za leta z'igisirikare tuzakoresha, nubwo twari tuzifite mu bigo twabagamo. Rero je nari kwisonga wabarimo gutegura ibyo bintu kubera umwanya nari mfite igihe mu gisirikare. Gore yo minsi 2 yabanjije ya 28, 29, 30 nyirizina, bunyenyezi ari mu karere kamwe nanjye aho twari mu karere k'imirwano. Yaje imbare ku itariki ya 30 ahagana muri saa 9 z'umugoroba, akora inama yo kubagaho. Bamwe ntitwanayicaye muko twari hirya no hino dukusanya bikoresho n'abasirikare, kandi je ku giti cyanjye ibyo yajyaga inama yabwiraga abandi bose nari mbizi, ko nahoranaga nawe kwitumanaho n'abandi yakoranaga nawe bari bamwongereje mu kazi, yakoranaga nabo aho yari ari za Soroti. Ubwo ku itariki 30 arangije inama muhajya saa 11 yarahagurutse afata inzira yerekeza Kampala kwitaba Rwigema gukomeza na gahunda zindi. Twebwe ingabo zari mu bwihisho, nanduguteye uwundi wagomba kuza ngo azane icyo gice cy'ingabo gisigaye inyuma mu karere kacu twaturukagamo. Yari ko yakuriye brigade ya 310 yabaga muri Soroti. Yari ategereje ijoro nawe ko rigera akaryitwikira kaza muri Mbare, ahantu harenge ibimetero 100 n'ibindi kugera muri Mbare. Atugera asanga twiteguye, nuko twabigenje, twapakiye abasirikare n'ibikoresho, dufata nzira dushyira Bugeri. 30 saa 5 z'ijoro nibwo twagurutse mu mujyi wa Mbare. Ariko ngarutse inyuma bari mu mujyi wa Mbare bavaga mu karere k'iburengerazuba bw'amajyaruguru bose, muri Soroti, muri Rango, muri Karamogi ari narindi, muri Sebeyi no muri Mbare yose, twese ikusanyirizo ryari Mbare. So twafashe inzira saa 5, turaza dufata inzira yose Kampala twanyuzemo ijoro ryose. Bwakeye turi ahitwa Ntungamo ku ishuri rya Museveni yigiyeho rya Cyamate. Twasanze Rwigema n'abandi basirikare bavuye mu burengerazuba za Toro, za Masaka,
za Bunyoro, abavuye za Guru, za Kitugumu, bose bakusanye ndetse n'abandi bakiza. Ubwo rero twakoze imyiteguro, Rwigema yasomeye abayobozi bose igishushanyo mbonera, icyerekezo turi bunyuremo, za objective z'ibanze tugomba kuzarasaho ndetse n'inzira zo kwirinda. Ubwo twubatse za batayo z'ibanze zikubagaho. Batayo ya mbere turi ku ishuri Cyamate, muri Ntunga mu Bugande, ni ibirometero bike cyane kuva ku Kagitumba bigera muri tuberwa ku ntoki, ishobora kuba ari 9 gusa. Twubaka batayo ya mbere, ya kabiri, batayo ya mbere, iya gatatu, iya kane, iya gatandatu n'iya 9. Izo nizo batayo twubatse z'ibanze Icyamataho. Hajya saa 5 z'amanywa n'igice yohereje Bunyenyezi n'ingabo nkeya cyane, ikompanyi imwe aramuheza ngo ajye Amakuru Kagitumba twari tuyazi, ingabo zari twari tuzizi ko zingana, yamwejanye n'izo ngabo kugira ngo ajye gufungura umupaka, ajye kurasa akingura umupaka. Natwe abandi za batayo zose twagiye n'amaguru tumukurikiye, twahanye intera ntoya gusa. Amaze kurasa, ingabo zarinjiye ndetse n'izindi twaze Kagitumba, zimwe zikure n'amakamyo, baraza bahagarika ahitwa Gafunzo, mayiri imwe yonyine kuva Kagitumba ku mupaka. Abo nabo twambutse umuvumba impande n'impande, iburyo n'ibumoso, duhita dushinga ibirindiro Kagitumba. Rwigema yahise aza twese tucyagera, yinjiranye n'abambere. Kugera saa 6 n'igice twari tumaze kubaka ibirindiro neza by'ibanze Kagitumba bizengurutse duwane ya Kagitumba. Saa 9 n'ibindi birenga twaguye ibirindiro. Twagura ibirindiro bigari bikusanya bifatiramo n'umusozi wose wa Nyabweshongezi no kurenga inyuma mu giturage Nyabweshongezi. Ubwo ingabo zakomeje kuza umugoroba wose kugera mu ijoro ry'itariki ya mbere Ukwakira. Tariki ya kabiri, tariki ya mbere Ukwakira ahajya saa 2 n'igice z'ijoro. Bakomanda baza unité n'abakomanda b'amakompanyi n'abandi bo hasi bose benshi barahamagawe, n'igice cya buri unité kimwe cya kabiri twese twahamagawe mu nama ya Rwigema Kagitumba. Ku minzani ipima amakamyo niho yarahagarara ndabyibuka. Aho niho twakusanyirijwe, atuhagarara hagati, dusanga haguruka turamuzenguruka, tuguma hagati. Atangira ijambo rye rya nyuma, n'igiti rya nyuma ko niryo yavuze bwa nyuma, abwira ingabo mu ruhame. Hanyuma Burakimana aramuhamagara, avuga ko we n'abandi bakeya bagiye ari impinja, avuga ati umubare uri aha mwese mu rubyiruko rwavukiye imahanga, abatabizi ababyumva gukundi dore iwacu naha twatashye. Ati icyo mukwiye kumenya cyo twese buri munyarwanda uri aha ngaha, uwo dusize inyuma ababyeyi bacu n'abavandimwe n'abari mu Rwanda, ni ukuri u Rwanda tugomba kurubanamo. Ku bijyanye n'ijambo rye yababwiye ko gahunda ari yo kwerekeza i Kigali no gufata ubutegetsi, cyangwa ko gahunda yari yo kumvikanisha ikibazo binyuze nyine muri icyo kintu cy'intambara yatangiye. Yababwiye ko urugamba mwinjiyemo rugamije iki? Ibyo nta nubwo yarabikomojeho. Yakomoje ku bindi bifite ibisanira n'ibyo, ariko ibyo ni ibintu twari twarabwiwe nyuma amanama menshi twagiyemo yabanjirije ibyo ngibyo. Icyatumenye ndetse yanabivugiyeho hakurya y'umupaka aho yashoga Nyagasani modo, amagambo make yasubiyemo ariko dusanzwe tuzi, twari dusanzwe tuvuga mu manama. Abakadire ba politike natwe abasirikare bari abayobozi, n'ibyo twabwiranaga n'ibyo twasangiraga, nuko intambara iyo twari tugiye kujyamo yasaga no kwiyahura, kuko nta muntu ujya yishimira kurwana ntibazabashuke. Intambara twajyagamo nuko twari tugiye gucyura abanyarwanda bahize imahanga. Abanyarwanda bari mu Rwanda cyangwa ubuyobozi buri mu Rwanda bwari bwaranze kumva ikibazo cy'impunzi ziri imahanga,
ndetse ijambo rya nyuma yakomozagaho n'abandi bakomozagaho ni uko bavuze ngo ibihugu bwa nyuma ijambo rya Habyarimana bibafite bicumbikiye abanyarwanda b'impunzi baba hanze. Mu Rwanda haruzuye nk'ikirahure cyasendereye, ntaho umunyarwanda yabona yajya. twegereye kandi impuguke mu mategeko, akaba n'ubwo yari muto icyo gihe ariko agerwaho ubu ngubu n'ingaruka z'iyo ntambara. Uwo ni Bwana Ndayambaje Jean Claude, akaba nawe ari umunyepolitike uharanira ko habaho impinduka mu Rwanda biciye mu mahoro. Ndabyibuka neza tariki ya mbere Ukwakira umwaka w'1990 u Rwanda rwaratewe, ruraterwa kandi ruterwa n'abandi banyarwanda bitwaje intwaro baturutse hehe mu gihugu cy'ituranyi cya Uganda. Kuri njyewe icyo gihe nari muto pe, ariko ntabwo nzabyibagirwa. Nibwira ko nta n'urubyiruko rw'icyo gihe ruzabyibagirwa. Muti kubera iki? Impamvu byari ibintu bishya mu maso yacu, mu bwenge bwacu ndetse no mu matwi yacu. Icyo gihe kuri nge ntabwo nari nzi intambara, ntabwo nari nzi urusaku rw'amasasu icyo ari cyo. Biraturitse, ntabwo byari byoroshye. Icyo gihe bamwe barirutse. Nyuma yaho haje kubaho ko hari abantu batangira kongera kugaruka muri dosoma, radiyo itubwira ibyabaye, itubwira ko ari igitero cyavuye hano giturutse muri Uganda. Birakomeza bityo tuza kumenya ko ari abanyarwanda bahunze kera n'ibindi byinshi mwibuka. Je ntabwo nari nzi ko hanze y'u Rwanda hari impunzi habe na gato, kandi izo mpunzi akaba ariko ari abanyarwanda. Ntabwo nari mbizi rwose, kandi ntabwo mbeshya, ntabyo naganiriye n'iwacu, ntabyo naganiriye n'ababyeyi, nta n'umuturanyi wabinganirije. Noneho nkongera nkibaza nti, namwe mwese nkababaza nti, kuki hitabajwe intwaro, ibyo bita rukuru à la force mu mategeko mpuzamahanga? Tuzi neza ko intambara isenya, intambara itana imbaga, intambara yica byinshi. Nyamara tuzi kandi ko bishoboka ko inzira y'amahoro n'ibiganiro iyo yitabajwe ikimura ibintu neza. Ibyo bikaba byitwa une voie pacifique et dialogue mu rurimi rw'ifaransa. Ari byo na nyuma yaho byaje gukurikizwa. Nyuma y'iyo mirwano habayeho iyo voie pacifique, ari byo bise amasezerano y'amahoro yarusha. Ntawe utayazi. Byashoboraga no kuba mbere yaho hatabanje gupfa abantu b'inzirakarengane. Ubwo abantu bose mwabyibazaho mukagira icyo mubitekerezaho. Ariko kandi ntabwo bishoboka kuntu abari bamaze none gusinya amasezerano yarusha tumaze kuvuga hejuru bahise bicwa. Urwo bapfuye muraruzi, ibyakurikiyeho murabizi. Nagahomamunwa, ari ni jenoside yabaye. Yaje kurangira habaye impunzi zikubye inshuro zitabarika izo ngizo, kandi noneho zasabaga gutaha. Ubwo icyo gihe zarinjiye, abandi nabo bariruka. Ntabwo byarangiye. Ni ukuvuga ngo ikibazo kiracyahari cy'ubuhunzi, kuko n'ubu ngubu tuvugana impunzi zirimo guhunga, zihunga u Rwanda noneho zitandukanye. N'ubu ngubu tuvugana iki kibazo cyabaye mbere n'ubu kikiba. Twari dufite imiryango mpuzamahanga irimo umuryango wa ONU, Organisation des Nations Unies, irimo Communauté Internationale. Nyamara nta nubwo amaradiyo kugeza n'ubu ngubu ndetse n'icyo gihe asiba kugaragaza ko ikibazo cy'ubuhunzi. Nyamara bamwe batereye mu ryinyo. Ariko kandi ndongera mbwiye n'abanyarwanda, ntabwo nakwifuza ko abanyarwanda nabo bakwigira ntibindeba. Mugira icyo mukora, nimwe muhunga, nitwe duhunga. Ntabwo rero tuzasaba abantu ngo badufashe dukomeze turira
tumeze nk'abana no oya turakuze twese ubu ngubu tuzi aho ibintu biva naho bijya. Njyewe rero ubwanjye ndangiza kino kiganiro nsoza navuga nti ntabwo FPR yari ishishikajwe n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, kuko bigaragara ko abo yavuga ko ije kurengera ubu ngubu nabo barimo kwihunga ku bwinshi. twegereye kandi bwana Mwizerwa Silver ubarizwa mu ishyaka PS Imberakuri, nawe atubwira uko abibona, atubwira uko abona demokarasi mu Rwanda yifashe, atubwira uko abona akarengane mu Rwanda kifashe, mbese muri rusange uko abona ibibazo by'u Rwanda. Jean Paul, nuko nyine abanyamakuru mujya mubaza cyane cyane ibyo muzi, iyo mbaza icyo kibazo ngo wateye ku itariki cyangwa se wavuze ko azanye demokarasi mu Rwanda ngo imvugo niyo ngiro, iki kibazo ni ikibazo cyisubiza, gifite igisubizo cyacyo kandi abantu bose bazi, nuko nyine tuba tugaruka mu mateka. Ariko mu by'ukuri wateye, uretse ko nuko gutera ngewe ibyo ubwo buryo ngewe burya uburyo bwo gukoresha intwaro akenshi ntabwo abantu benshi baba babukunze. Abantu baba bifuza ko habaho impinduka iciye mu mahoro, cyane cyane ko ari twebwe duharanira muri PS Imberakuri. Mu by'ukuri rero tugarutse ku icyo cyifuzo cya ku icyo kibazo cyawe ngo ese demokarasi yarabonetse, ese demokarasi ubundi yigeze iboneka mu Rwanda ryari? Ko guhera ahubwo uwo munsi ibibazo byabaye rudubi, abantu ko bagiye bapfa, abantu bagahunga, na n'ubu abantu bagipfa, na n'ubu abantu bagihunga. Iyo demokarasi se abantu bahunga demokarasi, abantu zo muri demokarasi barapfa, ko ahubwo ari ibibazo byarushijeho kwiyongera. Mu by'ukuri rero ntabwo icyo kibazo twakibonera ikindi gisubizo atari oya. Nta demokarasi iri mu Rwanda rwose mu y'imyaka 25 ishize, cyangwa se guhereza za 90 kugeza 2019, nta demokarasi yigeze iboneka mu Rwanda. Ibibazo byagiye birushaho kuba urutubi kubera izo ntambara, ko guhunga, ko gupfa kw'abantu, kurigiswa. Tumaze iminsi rero muri mu mashyaka ya opposition ndetse n'abandi banyarwanda benshi mu byumva, abantu bagenda burirwa irengero, abantu bagenda bicwa, abantu baraswa ku manywa y'ihangu bambaye amapingu, ku magereza ukuntu abanyururu babayeho, bicwa n'inzara, barya ibigori gusa, barya udushyimbo duke, mbega torutire zo mu buryo bwose ziri ku banyarwanda. Neza iyo niyo demokarasi ngo wavuze yateye igihugu yaje azanye, ko nibura yahagombye kuba yarakoze le contraire n'uwo yarasimbuye, hakabaho agahenge, hakabaho ibyifuzo abanyarwanda bafite bigakemuka. Mu by'ukuri rero ntacyo twakwirirwa tuvuga aho ngaho, nta n'icyo twakwirirwa dushima. Rero mu mashyaka ya opposition cyane cyane muri PS Imberakuri, ngira ngo igihe tumaze duharanira demokarasi murakizi. Twebwe rero inzira twaciyemo ni inzira iri pacifique, ni inzira nziza itamena amaraso. Sinzi impamvu FPR nayo koko idashyira ya migambi yayo mu buryo. Ubu yahagombye kuva ikuzimu ikajya buzima, yakakwiye kugigorora ikavuga iti kuko igihe gishize ni kirekire, hashize igihe kinini abanyarwanda bari mu bibazo, abanyarwanda bari mu ntambara y'ibibazo. Ni ukuvuga ngo intambara guherekeje muri 19 niyo narebye, n'ubu ngubu ubona intambara itarigeze irangira, kuko burya intambara irangira iyo abantu batekanye. Umuntu rero iyo yicaye n'ibyo navuze ubushize nti cyangwa atambutse agasanga igihugu gisa naho kiri mu ntambara, abantu barinze igihugu umusirikare ku wundi impande, ugasanga umuntu buri gitondo barakomangiwe amafaranga y'umutekano, amafaranga y'irondo. Burya mu by'ukuri ntabwo iyo ntambara iba yakaboneka. Ni cya kibazo rero cy'uko nta bwisanzure, nta ya demokarasi. Burya rero muri demokarasi umuntu aba agomba kuvuga icyo yashaka, umuturage akashyikiriza ibitekerezo by'uko abyifuza, umuturage akagira uruhare mu kugena ubuzima bw'igihugu cye. Ntago rero umuturage wo mu Rwanda afite uruhare, ntago afite ubushobozi. Ni byinshi rero abantu bavuga bakabizira, ni byinshi abantu bavuga bikaba ibibazo. None se mu by'ukuri
tugarutse nko ku icyo kibazo cy'iburirwa irengero ry'abanyarwanda, ushobora kuvuga koko abanyarwanda baburirwa irengero kubera iki? Ese kuburirwa irengero no kwicwa kandi ngo igihano cy'urupfu cyaravuye mu mategeko y'u Rwanda, kubera iki kiva mu mategeko mu nyandiko ahubwo kikaza mu bikorwa? Ni kwakujijisha amahanga ngo yerekane ngo igihano nta kirimo, ariko mu by'ukuri igihano kiba kirimo abanyarwanda kubera ko bibabaho. Iyo twebwe rero tuvuga ngo abantu baburirwa irengero cyangwa baricwa, mu by'ukuri FPR ijye yicara ibyemere, kuko nta wundi tuzatunga agatoki mu gihe cyose itaricara ngo ize ivuga iti dore abantu baburiza abantu irengero ni aba ngaba, dore abantu bakora ibi ngibi ni aba ngaba, cyangwa abo ngabo bakoze ayo mahano bahanwe. Igihe rero iyo yirirwa ivuga ngo ibyiza byose ni twebwe tubikora, twubatse amazu, twakoze ibi n'ibi bikora, ijye yiyemeza ibyemere, ahubwo ifata akanya ishyirigorora abanyarwanda ivuga iti aho bigeze dushyire iherezo ku byabaye, twubake ubumwe n'ubwiyunge nyabwo, abanyarwanda bicare batuze baryame banywe, buri wese yumve ko yakora ikintu ashoboye. Iyi mwumva ni radiyo Urumuri, radiyo ya Sosiyete Sivili kugira ku murongo wa interineti. Itariki ya mbere Ukwakira kandi tugiye mu tuntu n'utundi ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda gusa mu kuba ifite amateka akomeye. Mu gihugu cy'Ubushinwa itariki nk'iyi mu mwaka w'1949 nibwo abakomuniste ba Mao Tse-tung birukankanaga idasubirwaho abanationaliste ba Chiang Kai-shek bahungira ku kirwa cya Taiwan, abariho bashinga leta y'Ubushinwa, akaba nariyo yari yemewe n'amahanga icyo gihe. Byaje gufata igihe kirekire kugira ngo Ubushinwa tuzi ubu ngubu bw'abakomuniste buzemerwe n'umuryango w'abibumbye. Tuti mwari mukurikiye radiyo Urumuri, amakuru yacu uyu munsi nahagarukiye, tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tukaba kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza no gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya radiyo Urumuri. Muramukeho, muraraharyana. Mwari kumwe na Jean Paul Kayiranga. Kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo Urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Urumuri.